mu mahame ageze nko kuri 7 biga ariko ndavuga muri mwe ihame ryitwa guhagurutsa igisekuru gikurikiyeho gifite imbaraga, raising a strong generation. Uzitegereze muri Bibiliya buriya abantu bose bakoze umurimo w'Imana ukaramba, iteka ryose bahagurutsa a younger generation. Ntazandakarire, ntabwo mwanga ko nta nubwo nzi bibaye. Umuntu yiwe kumwe ati pastor tujye ureba shadibbo. No inosama umuntu w'umusaza nyine. Shadibbo se ni nka papa sava. Noneho barashobora guseka. Arabakurura kubera ko nk'umuntu w'umusaza nkanjye ufite umugore ufite abuzukuru njya kureba porno ngo nunguke iki ngo muri viziyo y'ibyaha ni ntapfa vuba cyangwa ngo upfe vuba uzaza unshake ushaje umbwira uti bya bintu ntibikora nzakubwira aho wabyiciye. This is True Line program. Turakomeza kubashimira mwebwe mudahwema kutugira inama gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twagarutse kuri True Line programs. Icyo twongera kukwibutsa ukore comment, tugira inama, tubwire ibitagenda neza kandi nanone ukomeze kudusengera. Uyu munsi kuri True Line program twabateguriye umutumirwa udasanzwe, ngira ngo ntarabicisha amatsiko mu kanya turaba dutangiranye nawe. Ufite amatsiko y'icyo tugiye kuganira nawe, ufite amatsiko y'icyo agiye kutubwira, wowe mujeni, wowe rubyiruko, umukobwa, umuhungu, umubyeyi ndetse n'umuntu ushesha kangwe. Ngira ngo bimwe mu bibazo bitera amatsiko cyangwa se mwari mufitiye amatsiko menshi uyu munsi murasubizwa. Tudatinze rero reka twakire umutumirwa wacu. Abenshi muramuzi ariko ngira ngo hari n'abatamuzi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Wowe kurikira True Line program, utibagiwe gukora subscribe hasi kugira ngo ibyo dukora buri munsi ku munsi bijye bibasha kuba byakugeraho. Reka rero tudatinze twite twegera umutumirwa wacu. True Line programs turabakiriye. Nitwa Pastor Antoine Rutayisire, ni pastor wa paruwasi ya Remera, itorero Anglikani ry'u Rwanda muri diocese ya Kigali. Amazina amaze kuyatubwira, ngira ngo pastor nkuko bisanzwe abantu benshi bari bakuzi, ariko ngira ngo ibyo byose muragaragara muri ababyeyi, ibyo ari byose mufite urugo, niko bimeze. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana n'abuzukuru. Pastor, tugize amahirwe rero yo kubasanga ahangaha kandi tukaba tubabonye, ibyo turabishimira Imana cyane, ari nabyo dukomozaho ko turi bugirane ikiganiro cyiza cyane. Muri makeya ngira ngo ibintu byo umaze igihe kingana iki wakiriye agakiza? Uyu ni umwaka wa 37 ngendana na Yesu, kuko natangiye gushaka agakiza, gusoma Bibiliya mu buryo bufatika muri 83, 84 ndakizwa, kuva uwo munsi ndakijijwe. Biranaduha kumenya ko natwe ibyo ari byose urugendo rukiri rurerure. Hanyuma pastor, ngira ngo mu nzira yo gukizwa hari ibintu byinshi bigoranye umuntu yakwibaza mu gukizwa. Mu by'ukuri ibyo byose hari ibyo umuntu abakizwamo, ibyo byose hari urugendo muri uko gukizwa. Mwebwe mwadusangiza nko mu minota 3 nka rumwe mu rugendo rwanyu rwo gukizwa, mbere yaho ese byari bimeze gute? Ngira ngo ubundi umuntu aryoherwa n'agakiza iyo yabihiwe n'ibyaha. Kuva mu myaka mitoya niga primaire navukiye mu muryango ufite gahunda, twara abakatolike basenga bajya mu misa. Secondaire nyiga mu seminari bimpundi murongo, kubiye mu seminari bigisha ikintu cyo kwitwara neza, kugira indangagaciro nk'umuntu witegura kuba umusaserdoti. Ariko ku myaka 19 njya muri university, niho rwose nakubwira ngo nagiye mu isi y'ibyaha ndayibona, ndabyina, ndanywa, sambana, jya mu byaha muri make. Aho rero buriya kugira ngo umuntu azaryoherwe n'agakiza si ngombwa ko yarasogongeye ibyaha, ariko ni ngombwa yuko amenya aho yavuye, kuko abantu bamwe uzabona bajya mu gakiza bakakavamo
ntabwo baba barigeze bahura na Yesu ngo bumve uburyohe bwabyo, bumve umunezero wo kutagenda mu byaha, barebe ingaruka mu buzima z'abantu bagenda mu byaha. Igihe rero kubera ko nakijijwe ndambiwe ibyaha, nta nubwo nigeze mbisahishamo. Hari ubwo umuntu yibeshyera ngo nari umusinzi, ngo nari umusambanyi ruharwa, ngo oya, ntabwo nigeze nsahisha mu byaha, ariko nari umunyabyaha. Kandi ndashaka no kubwira n'abantu bose, ni nacyo naje gusobanukirwa nyuma maze kwakira Yesu. Abasore b'inshuti zanjye twafatanyaga muri ibyo byaha barambwira ati ariko wowe ko twabonaga uri umuntu disipurine, yego waranywaga ariko ntiwigeze uba umusinzi, warasambanaga ariko buri musore wese ajya abikora, wihannye iki? Nkunze kubwira abantu nkababwira ni buriya nihannye kudakizwa, kubera ko burya abantu benshi bibwira ngo gukizwa ngo ni ukureka inzoga, kureka gusambana, kureka itabi, kureka ibiki. Gukizwa ntabwo ari ukureka. Ushobora no kureka ibyo ngibyo kandi udakijijwe. Gukizwa nge mbifata nk'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukubanza ukimenya nk'umunyabyaha, ukamenya ngo niyo ntarimo gukora ibyaha ndi umunyabyaha, kuko kuba umunyabyaha ni ukubaho ubuzima butagengwa n'Imana. Waba ukora neza, waba uri mwiza abantu bagukomera amashyi, iyo ubuzima bwawe butagengwa n'Imana uba uri umunyabyaha. Icyo niyo kintu cya mbere abantu bakeneye gusobanukirwa, bakamenya ngo kuba umunyabyaha ntabwo ari aferi y'ibyo ukora. Kuba umunyabyaha ni aferi y'icyo uri cyo. Icyo uri cyo kuvuga ngo ndi umuntu wigenga utagira Imana mu buzima bwanjye, ubishaka utabishaka ubwo uri umunyabyaha. Noneho kubera ko uri umunyabyaha, Yesu yaravuze ngo ntushobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi. Kubera ko uri umunyabyaha ukora ibyaha. Ushobora kuba utarasambana pe, ukaba uri umukobwa w'imyaka 25 utarasambana, ariko udafite Yesu uba uri umunyabyaha. Kandi kuba utarasambana ntibivuga ko utazasambana, kuko ubwo uri umunyabyaha hari umunsi kubw'inyungu zawe cyangwa kubera undi muntu yabigushyizemo uzabikora, kuko uri umunyabyaha. Aho rero niho abantu bagomba gusobanukirwa, ubanza ukamenya ngo ndi umunyabyaha. Ubwo ndi umunyabyaha nkora ibyaha cyangwa nzakora ibyaha. Icya kabiri, kumenya icyo Yesu yagukoreye. Akavuga ngo ibi byaha byanjye byararihiriwe ku musaraba, ukakira Yesu nk'umucunguzi wawe. Icya gatatu ari nacyo gituma agakiza gakomeza kuzarinda upfa, ukemera ko ubuzima bwawe bwose kuva uwo munsi kuzageza upfa ndetse kugeza mu bugingo bw'iteka bugengwa na Yesu nk'umwami wawe. Ibyo bintu bitatu, ibindi bisigaye byose biza ari byo kugufasha kuzura umwuka, biza ari byo kugufasha muri iyo nzira, gusoma Bibiliya biza ari byo kugufasha muri iyo nzira, gusenga biza ari byo kugufasha muri iyo nzira, kwitwara neza biza ari byo kugufasha muri iyo nzira, guterana n'abandi biza ari byo kugufasha muri iyo nzira. Ariko ubundi kuvuka ubwa kabiri ni ibyo bintu bitatu. Cya mbere kubanza kwimenya wowe ubwawe, ukanabyemera ko uri umunyabyaha. Abantu benshi barakubwira ati ndabizi ko ndi umunyabyaha, bakubwira ati urabizi ko uri umunyabyaha ariko ntubyemera. Ntabwo waba urwaye indwara yica, bakubwira ati iyi ndwara urwaye nuyitinda ntizakwica. Ngo uvuge ngo nta kibazo, ngo nzayivuriza igihe nzabonera umwanya. Uzi ko urwaye indwara yica, ukaba uzi ko n'umuti wayo wabonetse, wihutira kujya kwa muganga. Ariko uzariho abantu benshi bagenda ngo umunsi ngo nimbona ngiye gupfa nzihana. Ni iki kikubwira ko uzihana n'ujya gupfa? Urupfu rushobora kugutungura. So bikubwira ngo rero kwimenya nk'umunyabyaha, kumenya ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba, ukamwakira nk'umucunguzi wawe, ukemera kumwumvira nk'umwami wawe mu buzima bwawe bwose, ako niko gakiza. Hanyuma pastor tubwiye ko ngo igihe cyose kwakira agakiza ni igihe uba utaragengwa n'Imana, ariko uba utaremera ko mbega umuntu aba yigenga icyo gihe. Hanyuma dushobora kwibaza, abasore benshi cyangwa se inkumi nyinshi, urubyiruko muri iki gihe inshuro nyinshi hari nka principe bagenderaho yuko umuntu buri gihe ahorana n'Imana, bityo akorana n'Imana, cyangwa se bamwe usanga banavuga bati Imana iranzi, ati Imana iranzi mu byo nkora, ati ujya kumbwira ibikiranzi. So rimwe na rimwe icyo kintu mwakidusobanurira. Buriya rero aho abantu benshi bibeshye, kuba Imana ikuzi inakureba nibyo, ahubwo wagombye kwibaza ikibazo ngo inzite, kuko Imana ishobora kuba ikuzi nk'ikigoryi, ntibibuza ko ikuzi, ariko mu maso yayo uri ikigoryi. Kuko Imana iravuga ngo umupfapfa
ajya yibwira ngo nta mana iriho, ngo imana ngo irabareba ikabaseka. So hari abantu imana ireba kuko ibyo bavuga biba ari byo, imana ibibareba. Uriya muntu nubwo mureba ni ikigoryi. Icya kabiri kigoreka ko abantu bashobora kuba ibigoryi. Umuntu ashobora kuba atari ko giye imana iranzi. Okay, urabizi ko imana ikuzi, urabizi ko imana ikureba, warangiza ugakora ibyo yanga mu maso yayo. Si ubugoryi koko? Niba uzi imana by'ukuri ukamenya ngo imana yanga icyaha n'igisa nacyo, yaranabivuze, iranabitomora, iranabisobanura, warangiza ukavuga ngo ariko ngo nubwo mbizi kuri hamwe nanjye mana, ugiye ntacyo bimbwiye ngo nzajya nikorera ibyo nishakiye. Ibyo nibyo nita ubugoryi bw'ibyaha. Ibintu utatinyuka gukora abantu bakureba urabikorera mu maso y'Imana. Rero none wajeho n'ubutumwa bw'ibinyoma ngo imana ngo yaratubabariye, ngo Yesu yaraturihiriye, ngo ubu noneho dushobora kwisanzura tukidandura. Ntabwo Yesu yaducunguriye kugira ngo dukore ibyaha, niko Bibiliya itubwira. Nuko twajyaga dutanga imibiri yacu ngo ikore ibyo gukiranirwa, ngo ubu tugomba kuyitanga igakora ibyo gukiranuka. Ngo erega ngo uba mu bubata bwa kamere ntashobora kunezeza Imana. Niko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 8. Ahubwo buri muntu arahora agenda nk'ikigoryi. Ibyo nibyo nita kugenda nk'ikigoryi. Uragenda iby'Imana yavuze yanga urabizi, ariko urabikora kureba. Ibyo si ubugoryi. Ubu ushobora gutwara imodoka hano ku muhanda, urabona polisi irahari, urabizi mu Rwanda babujije urumogi, ukaza uhetse urumogi ukanyuramo ngo turi mu gihugu cyiza, ngo n'ubuyobozi bwacu buradukunda, so ubwo ubuyobozi budukunda ngo nzajya nitwarira urumogi. Polisi nigufata ntabwo uzavuga ngo ariko ngo ntibagomba kumfunga ngo urumogi, ngo none ubwo muramfunga ngo kandi dufite perezida ukunda abaturage. Azavuga ati kubera ko nkunda abaturage niyo mpamvu nkubuza kunywa urumogi, kuko uretse no kurunywa uranyangiriza n'abandi baturage. N'Imana burya ni kimwe. Hari abantu benshi bajya bagakora ibintu by'ubupfu n'ubugoryi, ngo Imana yatanze impuhwe, ngo yatanze imbabazi, ngo Yesu yaradupfiriye, ngo dushobora gukora ibyo twishakiye. No, ntabwo Yesu yadupfiriye ngo dukore ibyo twishakiye. Yadupfiriye kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka. Ngira ngo muri iyo nzira y'agakiza cyangwa muri uko kwakira agakiza, inshuro nyinshi hari umuntu uvuga ngo umuntu akizwa igihe cyageze, cyangwa se igihe nikigera nzakizwa. Hanyuma mwadufasha gusobanukirwa ese icyo gihe umuntu ashobora we gufata umwanzuro akavuga ngo ngewe fasha umwanzuro wo gukizwa, cyangwa se biba ngombwa ko uwa mugani niba umuntu akirizwa igihe bivuga ko ibihe biba bitari bibi? Bibiliya iravuga ngo uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, sibyo? Ahandi Imana ikavuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umwete. Ibintu byo kuvuga ngo Imana izazi inshake, fine, yaje kugushaka. Umunsi Yesu ava mu ijuru akaza mu isi, akaba umuntu, akajya ku musaraba, agapfa, agahambwa, akazuka, Imana yaje kugushaka. Akazi kayo yarakarangije. We nutayishaka ushobora kuzapfira mu byaha ubwire ko. Ariko sinzi impamvu abantu bakora ubugoryi nanone. Buriya ntabwo abantu bazi ko agakiza nitwe tugafitemo inyungu. Nta nyungu nira nkeya Imana ifite mu gakiza kawe. Niyo arabo kuyiramya, ifite ingabo z'abamarayika uduhumbi n'agahumbagiza. Niba arabo kuyisingiza no kuyishimira, abamaze kugera mu ijuru kuva aho Yesu yadupfiriye na mbere yaho ni benshi ku buryo nta kintu Imana ishobora kwicuza. Ufite inyungu mu gakiza ni wowe, ni jyewe. Kubera iki? Umuntu wese wabaye mu byaha akamenya igihombo cy'ibyaha, akamenya igihombo cyo kunywa inzoga, akamenya igihombo cyo kunywa itabi, akamenya igihombo cyo gusambana, abizi neza yuko ufite inyungu mu gakiza ni wowe, si Imana. Rero mbona abantu bavuga ngo Imana izazi impendahende, ngo izazi mfate ku ngufu, abo ngabo ni Imana ivuga ngo ndabareba nkabaseka. Ni ubuswa, ni ubugoryi. Iyo ugiye ugasambana uri umugabo, urugo rwawe rugasenyuka, wibwira ngo Imana ibura izindi ngo ijyamo ikanezerwa, ijya iwanjye igasanga njye n'umugore wanjye turibye, igatanga umugisha tukanezererwa, tukabyara abana tukabarera, bakabyara abuzukuru tukabarera, tugasenga Imana tukanezerwa. Imana yo ufite inyungu mu Mana ni twebwe. Uretse ko Imana ari urukundo, niyo nyungu yonyine ifite muri twe. Nuko nyine niyo kamere yayo ni urukundo, ariko ubundi ishatse yatwihorera, ukagenda ukarumbureza
by the way abantu bavuga ngo Imana izashyira abantu mu muriro, nta bizashyiramo, reka da, nta muntu Imana izashyira mu muriro, tuzijyanayo. Nufata iyi nzira ukamanuka ugenda, unavuga ati nyamara iyo nzira ufashe irakurangiriza mu mwobo hariya hepfo, ngo ngewe ngo niyo nshaka ugakomeza, nubwo amasuko bazaba batakubwiye ni wowe uzaba wijyanye. Nta muntu Imana izashyira mu muriro, nitwe duhitamo aho tujya. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo dore ndashyira imbere yawe inzira ebyiri, imwe ijyana mu rupfu, indi ijyana mu bugingo, hitamo. It's a choice. Hitamo, nuhitamo ubugingo uzabona ubugingo, nuhitamo urupfu uzabona urupfu, ni wowe uhitamo. Ntabwo ari Imana izadushyira mu muriro, ni twebwe twijyanayo. Hanyuma pastor, mwatubwiye muri makeya n'urugendo rwanyu rwo gukizwa, urugendo rwo gufata umwanzuro nk'urwo ngurwo, ariko ngira ngo ibyo byose hari mu bihe byashize, ndetse iyo ubigereranyije n'ibihe turimo ubu ngubu, hari ubwo benshi bashobora kubwira bati yagombaga gukizwa kubera ko wenda byari bimeze gutya mu bihe tekinoloji yari itaratera imbere, ibiki n'ibiki. N'ubu ngubu ngira ngo muri make mwanakomozaho munatubwira, ese mukizwa ni ibintu byizanye, ntiwababwirije ubutumwa, ni ibyo mwasomye, hanyuma muhite mudutandukanyiriza icyo kintu ugendeye muri ibi bihe turimo. Icya mbere, kuva isi yabaho uburyo tugenda bwarahindutse, uburyo dutura bwarahindutse, uburyo turya wenda bwarahindutse, ariko umubiri w'umuntu ntiwahindutse. Agira amaguru, akagira amaboko, akagira igihimba, akagira umwijima, akagira ibihaha. Umutima w'umuntu ntiwigeze uhinduka, aracyakenera gukunda no gukundwa, aracyakenera kugira agaciro, aracyakenera kugira ibyo ageraho bimuha meaning, bimuha value, bimuha agaciro. Buri icyahindutse ni ikinyuma gusa, ubundi umuntu n'umwe. Noneho Bibiliya ikavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Mu gihe cyacu uwabaga mu byaha nta mahoro yagiraga. N'uno munsi muri iyo wagiza mukirangaza, ukajya kuri WhatsApp, ukajya kuri Instagram, ukajya kuri internet, ukajya kuri Facebook kugira ngo wirangaze. Natwe twagiraga ibyo twirangazamo. Twirangazaga mu kubyina, tukirangaza mu kunywa inzoga, tukirangaza mu mikino, tukirangaza kugira ngo wiyibagize yuko muri wowe nta mahoro y'umunyabyaha. Kandi n'uno munsi nibyo bakora. Ibiturangaza nibyo byiyongereye, ariko umutima uracyari umwe. So bikubwira, harwo numva abantu bavuga ngo erega ngo birumvikana ngo bariya abasaza bagombaga gukizwa ngo kubera yuko iki? Uno munsi si ngo ntizigisenyuka, ahubwo zirasenyuka kurushaho. Nasi urugo rusenyutse ntimubabara. Uronge mbareba mwaconze ubwanwa, mwigize muri viziyo y'ibyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha, yaba uwa kera yaba uzaza, nta mahoro y'umunyabyaha. Nicyo kintu burya Imana yibikiye, ihora kibutsa umuntu ngo va mu byaha, ni igihombo. Rero igihe cyacu twarakizwaga, n'uno munsi abantu barakizwa, twakeneraga gukizwa, n'uno munsi barabikenera. Hanyuma ni urugendo rwiza kandi rutari rworoshye, ndetse no mu kirimo. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza, pastor, mwaduha nk'urugero mbere yuko mutarakizwa cyangwa se no mukijijwe, mwadutandukaniriza mu buryo buri economique cyangwa se mu buryo bw'iterambere bimeze bite, cyangwa se mu buryo buri mudutandukanyirize. Reka nkwereke, nakubwiye ngo ni ubuzima n'urupfu, ni igihombo n'inyungu. Ndaguha urugero rutoya. Jewe nagiye muri university mfite imyaka 19. Ubu rero mu buzima nibara nk'umunyamugisha, nyiri n'umunyabyaha nari umunyamugisha. Burya Imana abantu bose Imana yabageneye kuba abanyamugisha, ariko iyi Imana yaguhaye umugisha wo kurererwa ahantu hamwe na hamwe, bakwigisha gukora, kugira indangagaciro, kugira gahunda. Deja hari ibice by'umugisha wamaze gufataho. Gera aho najyaga hose nari nzi kureba ibintu nkabibyaza umusaruro. Noneho niga muri university n'akagero gato gusa nshaka kuguha, nze kukarambura. Niga muri university nakundaga kubona ibiraka, kugira nari nzi Icyongereza cyane n'Igifaransa, nkabona ibiraka bya interpretation. Nza gukora ikiraka ndabyibuka, bampemba 20,000. Icyo gihe 20,000 yari menshi. 20 byo muri 79 yari amafaranga menshi cyane. Inkweto nziza nk'iyo wambaye
yaguraga amafaranga 300 cyangwa yaba ikabije ka 350. Urumva nyine 2020 hari harimo inkweto z'ingozi nka esheshatu. Noneho amafaranga nyashyira mu mufuka, inote enye za 5 bayamembye uwo munsi, hari kuwa gatandatu ndabyibuka. Hari soirée mu mujyi Butare. Mbwira abasore b'inshuti zanjye ndabaga muze tujye kuri soirée. Kujya kuri soirée mwahagararaga hanze ntimwinjire. Bivuga ngo icyo gihe mwumvaga muzika mukanywa na byeri ndetse mukashobora no kubyina ariko mutaguze tike. Bivuga ngo hari icyo wungukaga kuko waba gutaguze tike, ariko nyine hari n'icyo wahombaga kuko waba uri hanze. Turagenda tujya kuri soirée, ngura byeri turanywa, ngura brochette. Uko muzika igenda iryoha tutangira kuryoherwa. Ubundi amafaranga ko ari yatunga umuntu ni utunga amafaranga. Ngura tike turinjira, turanyoye, turabyinnye, nta nubwo twasinze, twayamaze rwose nko guhumbya. Twari abasore 4 turataha. Mu gitondo ku cyumweru nkora mu mufuka nsanga harimo igikoroto cya veni. Nabaza umwe mu basore twari muri busha, ninde narayingurije amafaranga? Abatoya tinumva ntawe nibuka. Noneho dusubira inyuma dukora imibare, nsanga koko igikoroto cya veni nicyo cyagomba gusigara mu mufuka wanjye, kandi ayo mafaranga nayo ifite ibintu nayageneye. Nahakuye isomo rikomeye ry'igihombo cyo mu byaha. Iteka ryose iyo ukoze ibyaha ni minus, ni igihombo. Uzafata ibyaha byose bibaho, no kubeshya ni minus. Uzi ko wicara ukabeshyera umuntu, ukamubeshyera ntumenye ko urimo kubwira ari inshuti. Njya mbibona abantu bakamvuga nk'ibintu bakagira gute, nakazaga mure ko kana kamupfike kubera iki atuzi ibintu yatubwiye. Noneho nazahura nawa muntu nkamubona muri minus, kandi yumvaga ari akantu gatoya ko nta kibazo. Buri cyaha cyose uzabibare, buri cyaha cyose uzakora, urasambana ukandika minus mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urasambana utanga amafaranga yawe, iyo ni minus, ni ugukuramo. Urasambana niba uri umugabo utangire kugira umutima uhagaze, umugore wanjye nabimenya rurasenyuka, iyo ni minus. Urasambana uri umusore ugende wibuke kutari wikingiye ngo wambare agakingirizo, uretse ko burya ko yewe ntanakizera 100%. Niba umuntu ashobora kugatwitiraho ashobora no kukanduriraho, kuko virusi ya sida intoya kuruta danga z'umugabo. Kandi urabizi yuko twiga siyanse baratubwiraga ngo gatanga umutekano wa 88% ku byo gusama inda. None aka gatindi gatanga, ngewe umbwiye ngo aka kantu gatanga confiance ya 88% ku gutwara inda. Nakubwira ni kuri sida niba hasigaramo marije ya 12 naho gashobora kwinjiriramo. Bikubwira ngo nta security y'ibyaha ibaho. Ubikora kose uri muri mwe, niyo wanabona na garanti yuko utari butere inda cyangwa utari bwandure, n'ubundi uri muri minus, kuko uba witesheje agaciro. Waba uri umukobwa waba uri umuhungu, agaciro kawe karagabanuka. Icyo rero kikubwira ngo kureba ngo ibihombo byo mu byaha nshobora kubirambura rwose nkabigira ibintu birebire. Uzitegereze ubuzima bwo mu byaha ni igihombo. Noneho kumbaza ngo umaze kuvayo wabonyemo izihe nyungu? Inyungu ya mbere nkubwira abantu batajya batekerezaho, kubera ko twaribeshye. Ujya bumva bakubwira ngo ni imiryango idaharanira inyungu, abana ariko buriya nuko ijambo inyungu baryumvise nabi. Burya inyungu ya mbere mu buzima ni ukubaho ufite umutima uticira urubanza. Nkicara rwose telefone yanjye nkayifata hayirambika hasi, umugore wanjye akayifata yayifata, sinangira kuvuga ngo none sinirirwe nshyiramo amakode ngo akenshi buriya bashyiramo amakode ntabwo aba banga ko hari undi ubundi se telefone tuzishyira hehe? Turazigendana. So iyi telefone yanjye nta muntu ujya uyifata kere ko nyihaye. Bikubwira ngo umuntu wenyine ushobora gufata iyi telefone ntabizi ni umugore wanjye, kuko ashobora guprofita nsinziriye cyangwa nagiye muri douche. Kenshi niko bigenda, ashobora guprofita ndi muri douche cyangwa nasinziriye. Ugasanga umuntu yarunzemo amakode kugira ngo uzinjire muri telefone ye, birutwa no kwinjira mu gihuru cy'amaho. Aratinya iki? Arahisha iki? Nta kintu. Burya rero inyungu ya mbere y'agakiza ni ukuba wumva ntacyo wikanga.
inyungu ya kabiri ni ukumva kugira umutima utagucira urubanza biguhesha amahoro ku bantu bose no mu bintu byose. Yewe nacunze ibigo bitandukanye birimo amafaranga birimo iki, kwicara ukabuze ngo ba auditeur nibaza kodita sinkeneye kujya gutekinika utuntu nishahisha kuko ndi safe. Kugenda mu nzira ukabuze ngo niba ari umwana w'umukobwa ari hamwe nanjye, ababyeyi be baba bazi ngo uriya mwana nitumuha Antoine akamujyana ntacyo twikanga, ashobora kumutwara rwose akamuherekeza akamugeza yajya ari safe. Donc ndi umuntu ufite umutekano kandi uhesha abantu umutekano. Iyo niyo nyungu ya mbere mu buzima kuko biguhesha agaciro. Burya abantu benshi bibeshya ngo agaciro ngo nuko ufite amafaranga, ngo agaciro nuko ufite ikimodoka. No, hari abantu benshi nzi bafite amafaranga bagaciro gake, hari abantu benshi bafite icyubahiro bagaciro gake pe. No mu maso yanjye rwose nkabona uriya afite amafaranga ariko he's hopeless, nta gaciro afite, yarakiyambuye. Hano mu mujyi uzitegereza uzababona, ukabona umuntu afite imodoka nziza ya V8, uragenda umuragiye mu muhanda yenda kugonga ibipoto cyangwa ubundi akanabigonga. Umuntu reka wenda ne gutanga ingero nyinshi kuko zo namwe mushobora kuzishakira. Iki burya rero inyungu ya mbere. Noneho wagera no kuri za nyungu economique, niba nshobora kunywera 20,000 ndi umunyeshuri, ubaze inkweto nari kugura muri ayo mafaranga, ukagura amapantaro, ukabara amapantaro nashoboraga kuguramo, ukabara amashati nari kuguramo, ukabara abavandimwe nari gufashamo, wabona igihombo kirimo mu mugoroba umwe. Ibintu nakoze bitananyunguye mu buzima bwanjye, bitananyunguye no mu bwenge, ahubwo byankombeje. Naraye mbyina mbitangirira amafaranga, mbyutse naniwe kandi ndi umunyeshuri, cyo ni igihombo. Niba ari na energy nyinshi ndi mu mubiri, nge nari n'umwatlete, nashoboraga gufata ikipoma yanjye ya siporo nkagenda nkakora amaturi 10 ku kibuga, ya energy kabishizemo kandi nkaba nezerewe. Pasa mutubwiye no ku mpano mwari mufite byari bigiye gutuma ahubwo nanazizaho urubyiruko rwinshi cyangwa se abantu batandukanye bagira impano, ariko inshuro nyinshi hari abatekereza ko iyo umuntu amaze gukizwa hari impano zizimira kubera ko ngo bishobora kuba bitandukanye na za mpano bakunda kuvuga ngo z'umwuka ziki. Mwebwe murabivugaho iki ku mpano zisanzwe? Hari abakomediyani, hari zitandukanye zose. Iyo umuntu amaze gukizwa za mpano bishobora kuba zazimira, koko byagenda gute? Oya, impano ntizizimira, ahubwo wenda ikibazo kibamo naho uzikoresha. Yewe kera umwatlete n'ubundi, kubera ko mu Rwanda burya siporo ntabwo yitabwaho bihagije. Wenda iyo kuvuga ngo nari umwatlete nabaye no mu ikipe y'igihugu igihe gitoya, ariko nta development plan igihugu kigira cyo kudevelopa abatlete ngo umuntu avuge ngo hari impano yapfushije ubusa, ko n'ubundi n'abariya b'abakinnyi hari aho bagera bakabivamo. So iyo isazana n'imyaka, so kuvuga ngo nuko ari iki, nukubera agakiza. Ariko jewe nakundaga kwandika, n'urugero n'ubu ndandika. Burya umuntu wandika aranavuga, n'ubu ndimo kuvuga. Icyo umwuka akora yimura impano yawe akayijyana mu yindi domaine. Nakundaga kwandika, wenda reka nkwe nk'urugero, jewe nandikaga amakinamico nkiva muri universite imyaka 25, 26, 27, nanditse amakinamico agera nko kuri 4 niba nibuka neza, anzanira cash. Nzivana muri RBA, icyo gihe yitwaga Remforo, biriya by'amakinamico bakina kuri radio. Natsinzemo 4, harimo zimwe batakinnye kubera ko zari zifitemo umurongo uryoshye, ariko muri icyo gihe cyane cyane nk'ebyiri za nyuma ndibuka ariyo nanditse yitwaga urwo ruvuza umugome. Nari nayishyize mu gihe cya Rwabugiri, harimo ibintu by'amacakubiri yabayeho ku ngoma ya Rwabugiri, ariko naganishaga ku biri mu Rwanda. Abakosoye ikinamico barayikunda, bayiha prix ya mbere, ariko abandi batinya kuyikina kuko bumvaga nibayisohora iri buhite ijomba ibikwasi system turimo. Kuko nabishyize ku ngoma ya Rwabugiri kuyo yari aferi y'abahutu n'abatutsi, ariko noneho iramverishije ari abatutsi barimo
kurwanya umuhutu witwaga Seruteganya wari umugaragu wa nyina wa Rwabugiri, ariko nyine navuga ni nk'amajombi bikwasi natake naranabigambiriye, ndabanza dokumenta nandika ikinamico nziza cyane yabonye igihembo cya mbere, ariko ntibayikina, ariko amafaranga barayama. So ibyo rero hari n'izindi nanditse zimpa amafaranga. Hari indi nanditse yitwaga Amacumu y'Ubwigenge, nayo nayanditse muri za 90. Amashyaka menshi aza muri 91 ntibayikinnye, ariko nayo bampaye amafaranga. Kujya nakundaga kwandika ayo makinamico afitemo satire zikomeye cyane. Iyo nanditse bwa mbere yitwaga Umugore Gica. Ubundi umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo umugore gito arutwa n'umwanzi gica. Noneho mpindura iryo jambo ndaryimura nyita Umugore Gica. Yo baranayikinnye, ariko nayo nayiriyemo amafaranga. Urumva nari mfite tara yo kwandika, burya iyo uvuga ufite na tara no kwandika ushobora kubikora. Hanyuma maze gukizwa ntabwo naretse kuvuga, ntabwo naretse kwandika, n'ubu ndabikora. So icyabaye ni ukwimura ya tara ikajya gukora mu murimo w'Imana. Ariko ubundi hariho za tara zimwe zidasaba no kwimuka. Niba umuntu ari umuhanga muri IT azi gukora ibintu bya tekinike, iyo ukijijwe urakomeza gukora ibintu bya tekinike. Niba umuntu ari umukinnyi w'umupira cyangwa ari umukinnyi wa basiketi cyangwa n'ibindi, numara gukizwa ushobora gukomeza ugakina basiketi, ugakina volley, ugakina futu, ukabibyaza umusaruro. Bareba abakinnyi se bakina uri wama nk'umukristo nka Messi cyangwa nka Ronaldo, akajya kubita agapira hanyuma akazana icya 10 cy'ibihumbi cy'amapawundi 100 ngahembwa mu cyumweru, ugira ngo ntiyabarimo gukora umurimo w'Imana. By the way, bariya nabo bafite n'ukundi bakora umurimo w'Imana, bo bakibitari wabo bateza imbere iterambere. So buri mpano yose iyo uyishyize mu biganza by'Imana, ntabwo Imana ikubwira ngo yimura uyizane mu rusengero. Buri ikosa twakoze dufite ikigirwamana kiba mu rusengero. So ibyo dukorera mu rusengero nibyo bita umurimo w'Imana. Ariko ubundi umurimo w'Imana, everything you do, na Bibiliya ni kwivuga ngo icyo uzakora cyose ugikorera guhesha Imana icyubahiro. Nari mfite impano y'ubwarimu, nari umwarimu. Iyo nigishaga nk'umurokore, nkanabisengera, nkasengera abanyeshuri banjye, nkashyiramo indangagaciro za gikristo mu kwigisha, bikabyara umusaruro. Uzabaza abanyeshuri nigishije bazabikubwira, harimo n'abagiye bakizwa kubera uko nigisha. Ibyo ni ibintu natangira ubuhamya mfitiye n'ibimenyetso bifatika, mfite n'abanyeshuri bakiriho. Kubera iki? Kubera ko nakundaga abanyeshuri. Umunyeshuri yawe n'uburyo umwitaho, umwigisha, kare ukuntu wigisha, ukuntu uri witondera akazi kawe, ukuntu wita ku banyeshuri bawe, ukuntu batera umwete, ukuntu bihanganira. Ariko ndibuka umunyeshuri umwe nayo yandika memoire, ararwara, hanyuma yewe nabagira urindo nyine niho bari barandinganirije, ariko nari nkijya kuvizita muri university. Ariko nk'umwarimu w'umurokore, umunyeshuri arwarira i Butare, bari barimutse ariho bagiye, mfata taxi njya i Kigali, ndamanuka njya i Butare, ndamushakisha, ndamubona. Biramutangaza cyane kumva mwarimu ari we wigora akaza gushaka umunyeshuri. Umunsi ya defanze yaraje aramubwira ati ndashaka kukubaza ikibazo. Ni ukubera kuri umurokore cyangwa nuko wari wisangiwe? Ndamubwira nti iyo uri umwarimu w'umurokore wigisha nk'umukozi w'Imana, ukigisha neza ariko ukanakunda abo wigisha. Arambwira ati reka nkubwire, ati kuva umunsi waje kunsura ukanyihanganira, ukanyobora, ugakora extra effort, aho nagombaga kukuzanira ibyo ukosora akaba ari wowe uza kubyifatira. Ati navuze ngo niba Imana ariyo kugize icyo uricyo, ndashaka icyo kintu. Yarakijijwe. Naguha n'izindi ngero nyinshi zitunze umurongo, kubera ko buri kazi kose ukora iyo ugakoze mu izina rya Yesu, impano yawe ukayikoresha, umwuka wera akayiboostinga, akayizamura, bibyara umusaruro ku isi no mu ijuru. Tubona inshuro nyinshi gukizwa ibintu byinshi bitera impungenge nk'urubyiruko cyangwa se abantu batandukanye kuba bafata umwanzuro wo gukizwa. Inshuro nyinshi bakavuga bati ukijijwe hari abureka, ureka inshuti. Ukijijwe se nk'ibyo wavugaga ngo hari igihe ngo impano zawe umwuka wera azimura, ugasanga icyo kintu
kiri mu bantu baragitinya, ndetse umuntu akaba yanakwibaza ati ubwo ngiye kwakira Kristo ubu sinzava ahangaha ibi bintu nakundaga bika ariko buriya nabyo ni ya mitekerereze icuramye. Ubundi bikijijwe ntibikuvana mu nshuti zawe, ariko bishobora kukuvana mu by'inshuti zawe zikora. Jewe inshuti nari mfite ntarakizwa narazigumanye, ndetse zimwe ziraza zirambwira ati rero ubwo wihaye kujya muri biriya bintu by'uburokore ubwo we tugusezeyeho. Ese kubera iki? Baranaje baza kundeba, tugusezeyeho ubwo nyine turakubara nk'uwapfuye. Ndababwira rero mbabwire effectivement ibyo muvuze ni ukuri. Antoine wa undi muzi mwajyaga mujyana mu nzoga, mu bakobwa, mu biki, mu tubyiniro, uwo yarapfuye nanjye naramuhambye. Ubu ni Antoine mushya, ariko ngiye nzakomeza mbakunde, tuzaba inshuti tudasangira ibyo bindi. Kandi niko byagenze, bageze aho bakibwira ngo nzabivamo, kandi reka tubanze tumukubita ikintu cy'igikuta, tumufunge, tumwereke ko tumuvuyeho. Ndababwira ni sawa, nimumvaho jyewe sinzabavaho, nzajya nza mbasure, tuzaba inshuti. Hanyuma byageze aho baragaruka, noneho tuba inshuti on my terms. Bakanyemera nk'utanywa inzoga, bakanyemera nk'udasambana, bakanyemera nk'umuntu utaganira bene ibyo biganiro by'ubucafu, ariko twaba inshuti. Noneho ubucuti bwacu bwubakira ku bintu bifite umumaro. Hanyuma reka tugaruke ku kintu cya wenda cya tekinoloji nk'uko twabivugaga. Usanga inshuro nyinshi ubu higanje ikintu cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga, iki nk'umukristo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa nk'iki, ku bwanyu mwumva yakwitwara nka gutya? Imbuga nkoranyambaga zirimo ibintu bibiri, nanjye nzijyaho, ariko bisaba ko ukora choice, ni wowe uhitamo. Imbuga nkoranyambaga uzijyaho ukajya kubona, ukabona wishakiraga ubutumwa, ukabona usitaye ku mukobwa wambaye ubusa, ukabona usitaye ku wundi wanitse amabere, ukabona usitaye ku bandi barimo gukora urukozasoni. Biba bivangavanze rimwe na rimwe, kuko iyo ufunguye, fata nka YouTube, ushobora gufungura YouTube haba hari ibintu byinshi, depanda, ariko ni wowe uhitamo, ntabwo bikwiyempozaho, ntabwo byifungura. So bikubwira ngo jyewe imbuga nkoranyambaga rwose nta kibazo nzifiteho, ariko hari karitsiye ntajya ngendamo. Hari karitsiye ntajya ngendamo, n'imihanda yaho rwose ntajya nyinjiramo. Abona umuhanda wanditseho ngo se ngo ibi ngibi ni ibi, abantu iyi karitsiye sinzayijyamo, ntacyo ngiye gukorayo, kuko ibibayo ndabizi. Yibwira ko bazamuha inama y'ukuntu azabitunganya kera umunsi yarongoye, which is even wrong. Burya muribeshya cyane, kuko hari ibintu byinshi by'imburamumaro, sinzi impamvu mutabibona. Ngo hariho abakobwa beza, nyakunda kubivuga gutya, ngo uwo mukobwa rwose nazabyumva ntazandakarire, ntabwo mwanga, ko nta nubwo nzi ibibayo. Umuntu yiwe kumubwira ati pastor tujye ureba shadibbo, ni filime. Baransetse bampindura, ntabwo uzi shadibbo? Oya, ndabaza inosama umuntu w'umusaza nyine. Shadibbo se ni nka papa sava, noneho barushaho guseka. Bato ati ni umukobwa mwiza. Ndabaza ubu nk'umusaza nkanjye yajya kureba umukobwa mwiza, nabyaye abakobwa beza ndabafite. Inkumi zuzuye hano ku rusengero ni nyinshi, zirahari. Mfite umugore, ubundi ndajya kureba shadibbo muri karitsiye ya shadibbo, mba ngiye gushaka iki. Ariko ngira ngo n'abantu bakuze, burya ikintu nabonye social media, habaho iby'urubyiruko runaka, n'iby'abantu bakuze, ngira ngo burya bibaho. Oya, reka nkubwire, iby'urubyiruko ndabyumva. Urubyiruko mwebwe muba mugifite ibintu bibateye amatsiko, ariko mugomba kugira aho mugarukira, kuko nuzagenda ukirirwa wigaburira porunogarafi, ntibizagutangaze nugeza nijoro ukagurumana. Nuzagenda ukirirwa wigaburira porunogarafi, ntibizagutangaze urangirije mu cyumba cy'indaya, kuko ibyo umuntu arya nibyo bigenga uko atekereza. Ibyo wirirwa ureba
buriya niho urubyiruko mufatirwa. Ibyo wirirwa ureba by'influence uko utekereza. So niba wirirwa ureba abakobwa bambaye utuntu tw'impenure banitse amabere cyangwa ukareba n'izo za porunogarafi z'ubusambanyi, ntabwo bitangaje. Ntabwo Bibiliya iravuga ngo ntabwo washyira umuriro mu nda ngo hanyuma we gushya. Uzasuka umuriro mu nda we gushya, uzigaburira ubusambanyi hanyuma umbwire ngo ntuzasambana. So niba uri umurokore, nongereho akantu kamwe. Hari igihe mbona nk'abana b'urubyiruko ubu za cyber cafe ntizigikora kubera ko noneho internet yaje mu ntoki zacu. Ariko tukigira za cyber cafe murabizi muri za 90 na cyber cafe ziza, izi telefone mobile zitaramamara na za smartphone, erega ibi byose bijeje ubundi. Wayendaga icyambwiraga ko umwana arimo kureba ibintu by'urukozasoni, wabonaga umwana yigunza ahantu mu nguni, baragenda bagashaka muri cyber ahantu hahejeje inguni hirya. Nari nzi kubidetectinga, jewe ngira amaso manini nuko nambara rinete. Nigezaga nkana nkagenda nkicara nko ku gakibiko ke, niba ari muri kariya nkicara kuri kano. Noneho nkakora naza kuramira abasereka ndi uyu mujeni cyane makuru nkinanura cyane, nkasanga exactly harimo nabo najyaga mparo marike nabarese mwana aho uri murakuramo iki. Iyi ni documentation y'ikizamini waje kureba. Iyi se ni inyungu urimo watanze amafaranga kugira ngo urye bitagufitiye umumaro. Kuko usanga ariko noneho icyo nkuramo noneho mbihuze n'agakiza, binafashe n'ukijwe wese abyumve. Niba utinya ijisho ryanjye kuko ndi umusaza, kuki udatinya ijisho rya data wo mu ijuru? So niba ashobora kweguka gutyo umujene yarebaga porunogarafi agahita yimura, kuki udatekereza ngo genda umurokore mfite data wo mu ijuru kandi abona byose, aba hose igihe cyose, ngo none uvuge ngo ibi sindi bubirebe kuko papa arandeba. Ngiye mu bintu byamfashije nkiri umusore bituma ntagwa no mu byaha, ni ijambo Imana yigeze kumbwira ndimo gusengera ibigeragezo by'ubusore. Ariko Mana ko nakijijwe, nkaba numva rwose iyi nyota y'inkumi ntaho yagiye, nkaba numva nkigurumana. Ibiti gira icyo ukora Mana, gira icyo unkiza. Imana irambwira ngo no, ibi sinzabigukiza. Ninkukiza kumva ushaka kompanyi y'inkumi, ntuzigera ushaka umugore. Ninkukiza iyo mitingito wiyumvamo, ntuzigera urongora, ko ibyo ni ibimenyetso by'ukuri muzima. So nabishyizemo kugira ngo bijye bikwibutsa kuri muzima, binagutere n'umwete wo kuzakora ibyo nshaka. Uzashake umugore nzaguha, ubyara abana ashaka kuzambyarira. Ndiyakira nk'umusore uhura n'imitingito, uwo ni inkumi nkumva zirankurura, ariko Imana ni ijambo rimwe riba mu gitabo cy'Itangiriro ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Noneho ntangira kwimenyereza kumva imirindi y'Imana mu bitugu byanjye. Nabana nicaranye n'inkumi n'abandi nkumva rwose ndi safe, nkumva papa wo mu ijuru arandeba. Abandi okay, ngiye kuganiriza abo bakobwa, mwicaye muri saro, umusaza yicariye hariya hirya arimo kwisomera igitabo. Urumva uramutse ugiye iwawe w'umukobwa, papa we yicaye hariya nko ku meza afite ibintu arimo kwikorera, hari ibiganiro mutazagirana, hari n'ibyo utazagerageza gukora kuko papa arahari. Rero n'uno munsi that's how I live, uko niko mbaho muri presence ya papa. Niyo waza n'umugore tukicarana, yewe dushobora no kurarana mu cyumba, wenda tugiye ahantu hakabaho impamvu zituma badufungira hamwe turi babiri twenyine mu cyumba bakigendera. Namubwira madari kamubwira ibya papa, wiryamire hariya mu nguni nanjye ndaryame muri iyi mu gitondo rwose, kuko amaso y'Imana niyambuza gukora ibyaha. Si ubutwari, si ubushobozi, si imbaraga. Iyo mbwira abantu ngo iyo hari ibyaha ntashobora kujya mu haranira, it's not about me, my dad, Abba data. Iyo rero wibibyemo ukuhira urwo rubuto rugakura rwo kubaho muri presence y'Imana, niyo waba uri umujene, kugira ngira umugisha. Nakijwe mfite imyaka 25, ndongora mfite 32. Iyo myaka 7 yabaye imyaka
y'imyitozo yo kugendana n'Imana. Rwose nakubwira ngo iyo myaka nigishaga mu kigo cy'abakobwa ndagasore gasobanutse, ubu mbona n'umusaza ariko nigeze kuba umusore. Ibyo rero ni icyo ngicyo nuko bigenda. Turi kuri icyo ngicyo turabashimira cyane kuri icyo kiganiro rwose. Hanyuma hari ibindi nashakaga ko mutubwiraho mubabwiraho ko nabyo biteye amatsiko. Hanyuma bijya bigaragara ko inshuro nyinshi mu buzima bwo ku isi abantu bakijwe usanga cyane bari inyuma mu buryo bw'iterambere, kandi ugasanga hari ijambo ry'Imana rikunda guhamya ko bamwe ahubwo batazaguza ahubwo bazaguriza kuki none usanga icyo kintu cyo kuba bakiri hasi. Burya uzi ikintu, uzi umwana w'ikirara, buriya hari abantu bakijijwe ariko ntibaporopuriye identite yabo, mbese ntibafata umurage wabo ngo bayigire uwabo. Mu buhe buryo? Buriya agakiza tubigisha mu rusengero gaciyemo uduce, kari truncated, ntikuzuye, kuko hari ukubanza ugakizwa, wamara gukizwa noneho ukabaho nk'umwana w'Imana, ugatekereza nk'umwana w'Imana, ukabana n'abandi nk'umwana w'Imana, ugakora akazi nk'umwana w'Imana. Urabona buriya muri ino minsi turi mu minsi ya Pentecote, buriya kutuzura umwuka ni igihombo gikomeye. Kubera iki? Kuko Bibiliya ndaguha ibintu bitatu ubundi byagombye gutuma abakristo baba super. Kudasoma ijambo ry'Imana bidutera kubaho ubuzima buri substandard, buri hasi cyane. Kubera iki? Harimo amahame, principles zo gukira mu buryo bw'Imana. Imana iravuga ngo wa munyabutewe genda witegereze ikimonyo, ngo ntikigira umutware, ngo ariko kirundaniriza ibyo kizarya mu gihe cy'iki. Bivuga nk'ubu muri abasore, wowe tangira wirundanirize ibyo uzarya mu gihe kiri imbere. Iga gukora cyane, ikimonyo uzarebe ntikiruhuka, kirakora hard working, ariko smart working. So wige gukora hard smart. Abantu benshi barakora cyane, uzareba abaturage bo mu cyaro barahinga pe bakibakuya, they work hard and they don't work smart. Amara kwezi ibijumba akabigurisha atabaze ngo nzabigurisha ryari ngo nkure mangahe yo kumara iki. Iyo si principe iri muri Bibiliya. Bibiliya ikakubwira ngo noneho be diligent mu byo ukora, ibyo ukora byose ubikora ubyitondeye, ngo ujye umenye uko imikumbi yawe imeze, ngo kuko ubukire ntibuhoraho. Ikanakubwira ngo kandi wirinde ubukire bw'ubujurano, kuko ngo inkware ibundikira amagi itateye, nako ngo umuntu wirundanya ubutunzi bw'amahugu ngo ameze nk'inkware ibundikira amagi itateye, ngo ubwo butunzi ntibuzabura kwitera amababa ngo bumuveho, ngo asigara agabanije ubugingo bwe mo kabiri. Kubera iki? Uzabona umuntu akora atishyura imisoro. Rwanda Revenue ni mukanyaga bati uyu muntu yagize ibyago. Ntabyo yagize, yakoze atitaye kuri principles. Niyo mpamvu ba Paulo baniga bati usoresha mu musorere, uhina mu muhinire, taxe muzitange, impo muzitange, hanyuma mwige kubara yewe n'Imana muhihe icyacumi. Kubera iki? Burya abantu benshi bazi ko icyacumi ari amafaranga ya pastori. No, burya principe y'icyacumi irimo ibintu bitatu. Icyambere kugira ngo uzamenye icyacumi utanga nuko babaze ayo winjije. It forces you to account. Biguhatira kubara ukamenya ayo washoye, ukamenya ayo wakoresheje ugura ibintu, ayo wakoresheje ukodesha inzu, ayo wakoresheje uhemba abakozi, asigaye niyo yitwa ayo wungutse, ukayabanaho icyacumi ukagitanga. Uretse ko rwa pastor tubyigisha nabi, ariko singiye kwigisha icyacumi, ndimo ndaguha urugero gusa. Noneho icyacumi cya kabiri kiguconnectinga n'Imana. Iyo ufashe inote yawe mu ntoki ukikora mu mufuka, cyangwa se muri kino gihe ubu nuko mfitemo aya ngaya, ariko ubundi ntabwo twemerewe kugendana amafaranga, turi muri cashless kubera na covid, ariko nkayifata mu ntoki gutyo
njya mbwira abakristo nujya gutura ntukajugunye amafaranga mu giseke, ntunakayatange ngo unezeze pasitori, ujye uyatuma ujye mwumva mana aya mafaranga ni ikimenyetso cya recognition, ndemera ko ibyo mfite byose ari wowe, ubwenge niwe wabumpaye, ubushobozi bwo gukora niwe wabumpaye, nguhaye ishimwe. Iyi Imana yakunezerewe na bya bindi biriyongera, ariko kugira ngo byiyongere njya numva pastor bavuga ngo tanga icya 10 Imana izagukubira. Nkawe no, murabeshya abantu b'Imana. Ashobora gutanga icya 10 ntagire n'icyo yunguka, kubera iki? Principe ze zo gukora ziri defective. So, bisaba ngo twigisha abantu mu buryo bwose bw'Imana butuma bunguka. Nicyo rero urumva impamvu abakristo benshi noneho bakagwa muri cya kindi ubwo Imana ibuza. Ugasanga umuntu w'umukristo araho ni umunebwe ngo hari ibintu Imana yamvuzeho, ngo yavuze ko izanyubakira inzu. Come on, sindabona umuntu watoraguye inzu, sindabona umuntu watoraguye amafaranga ashobora kubaka inzu irakorerwa. Njye mbwira abantu babana niyo Imana yakubwiye ko izakubakira etaje nibura buguze ikibanza, utekereze bayire ntugira ngo masuzugura ubuhanuzi. Ariko njye mbona abahanuzi bamwe na bamwe ngo munzanire ubukene bwanyu, nkabona n'amafaranga bamuzaniye. Ntabwo ari ubukene, wozanye amafaranga wari ufite ngo bagiye ngo kuva mu bukene. Umukozi w'Imana umwe yigeze kuza ino wavuye Uganda yaje kuva mu bukene, ndagenda njya mu giterane cyamaze icyumweru nakigiye murimo, ndamureba ndabona iyi kinamico sinzayigarukamo. Ntabwo ari uko bava mu bukene, uva mu bukene wigisha abantu gukora, uva mu bukene wigisha abantu gukora nk'uko Imana ivuga, uva mu bukene wigisha abantu kugira vision y'ubuzima bwiza, barangiza bakabukorera. Imana ikabona ikihumugisha. Imana yavuze ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Udakora nta kintu Imana ivuga, heze zahumugisha ikiye kandi ntacyo wakoze, ariko nacyo gikora ukurikije principe z'Imana. Rero nushaka kumenya impamvu abakristo bamwe bakomeza bagakena, noneho nze ku cy'umwuka, ubwo navugaga indangagaciro zo gukora kuganisha ku bukire, nze ku mwuka. Buri umwuka wera niwe mwigisha wacu Imana yaduhaye. Petero yigeze kubaza Yesu aramubwira ati ariko Yesu ko twasize ibyacu byose tukagukurikira uzaduha iki? Aravuga ati mwebwe nta wasize ibyaha hano ku isi ngo nkurikire utazabona ibyo ngibyo inshuro 100, kandi nyuma yaho nkamwongeraho n'ubugingo buhoraho. Namaze igihe mbitekereza nti Yesu ntiyababeshyaga. Umuntu asiga isambu hanyuma akayibona inshuro 100, ariko for sure uwo wasize isambu n'ubundi nyine yari afite isambu. Hari abantu bagenda ubwo ntacyo wasize. buryo wasize isambu abasanzwe. Petero yari hard working, tumubona kenshi arimo kuroba amafi, Yesu amufasha ndetse gufata menshi. Buriya rero umwuka wari yaje icyo adufasha. Hari amagambo nkunda aba mu Bakorinto ba mbere ibice 2, aravuga ngo iby'amatwi y'umuntu atigeze yumva, iby'amaso y'umuntu atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ngo ibyo ni by'Imana yahishiye abayikunda. Ngo ninde uzamenya icyo umuntu atekereza ngo kereka afite umwuka we. Ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubw'umwuka we uba muri twebwe. So wa mwuka waremye isi, wa mwuka Imana yakoresheje isi atura muri twe. Iyo rero utangiye gukora in partnership, in fellowship, uribuka amagambo aba mu Bakorinto ba 2 nanone handi aho Paulo yandika avuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana and the fellowship of the Holy Spirit et la communion avec le Saint-Esprit, no gufatanya n'umwuka wera. Buriya rero dutangiye gukorana n'umwuka wera, ukabwira niba ukora kuri ukabwira n'umwuka wera, twakora dutaka akazi ku buryo kaguka kakatwungura kakungura abandi. Believe it or not, niba wicara ugafata ikaye yawe, ngewe nyambibwira abantu aho nakoze hose narabibonye bikora. Nkiri umwarimu nigeze gukora uwo mwitozo, mbwira umwuka wera ko ari we twasigiwe ngo twigishe. Naba nte umwarimu in Jesus, muri Yesu. Imana ima principe ebyiri. Yamera yambwira ngo ujye utegura amasomo yawe kugira ngo ube umwarimu w'umuhanga, ntukaba umunebwe. Icya kabiri, ujye wigisha abanyeshuri, kuko hari ba prefet, nagiye nari na prefet des études ntawazaga kundebera ahubwo nareberaga abandi. Ujye wigisha abanyeshuri nk'uko ujya ureberera.
iyo wagiye ku inspector umwarimu ukicara inyuma ukareba uko yigisha ugiye yuko ko ndimo ku inspector kandi ngiye guha amanota arenza y'abana b'abantu nigicaraga mu ishuri ngavuga ntubuye sarandeba nigisha ngiye kumuhesha ishema nigishe ku buryo yumva avuga ati kabisa that teacher is teaching in my name. Noneho nkabwira umwuka rero umwuka ngiye ngiye kwigisha bari abana ujye mu bwonko bwabo basobanurire babyumve neza kandi nanjye umpe attitude. Buriya nkunda gusengera imbuto z'umwuka ume kwigisha mbakunze kuko urabizi imbuto z'umwuka aravuga ngo ni urukundo ni amahoro ni ibyishimo no kwihangana ni ingeso nziza no kugira neza no kugwa neza. Rero nigishaga mu ishuri ndi relax rimwe rimwe nabona ndetse abanyeshuri basinzira nkagenda nkazana ururadiyo nafite ururadiyo runini nkabakubitiramo muzika nkabandikira indirimbo ku kibaho abana bakabyina bakabadegurudi barangiza tukiga relax urukundo amahoro ibyishimo ukakreya ishuri umuntu yishimira kwiga ufatanije n'umwuka. Mbivuyemo nayoboye GBI ndabibona bikora mva muri GBI njya muri AEE rwose ndayibona ikura mbivamo njya mu gipastori sinzi niba amaparuwase nayakura ariko ngewe nshima Imana aho ndi mbona bitameze nabi. Pastor ariko rero cyo kubivuga hari ubwo umuntu avuga ibintu akabyiyitirira njyewe rero ngewe munanyibeshyeho ano kazi ngo ariko ngo Antoine ngo kuva aho wegereye Remera nk'abandi it's not about me ariko kubera ko batazi principe zo gukorana n'umwuka barabikwitirira ariko agenda ukicara n'umwuka muri rero umwuka rwose ntuzandakarire ntabwo ari ngewe ku bwanjye sinitugatuga uzanabyumva niwumva inyigisho zanjye kenshi mfite masters ebyiri mfite doctorat mu zigwa ntibiriya ni ibipapuro. Abantu rero kubera ko batumva byahame ngenderaho akagira ngo wenda ngo nugutuka abandi ngo nuko basuzugura no yenda ashaka gushyira hejuru the real source kuko njyambwira abantu niyo Yesu ambwira ngo jya kuba umucuruzi n'ubundi niko nari gucuruza ari kujya nicara mu iduka ryanjye abwira Yesu mwuka wera ko ari we twawe kandi ukaba uri creative uri innovative uri inventive uri ncuruza iki nkafata amasengesho nkagenda nkasaba ibyo ncuruza Imana yampa $1 cyangwa £1 cyangwa ibiki cyangwa ibiyero cyangwa n'amanyarwanda hayikubita icya10 kingana nayo yampaye mwubahiriza za principe z'Imana na leta nkayiha umusoro wayo wasigaye nkayarya ni ntapfa vuba cyangwa ngo upfe vuba uzaza unshake ushaje umbwira uti bya bintu ntibikora nzakubwira aho wabyiciye. Pastor dusoza rero ibyo ari byose mwakoze kuri ayo magambo meza ngira ngo benshi basobanukiwe ibibazo byabazwaga cyane rwari urubyiruko abenshi bashubijwe ngira ngo n'ibindi byo ari byose no butaha. Hanyuma dusoza ngira ngo nkuko twabivuze haruguru hari ibintu bya social media hari ubuzima buriho kuri isi uburyo iri kugenda n'iterambere mu buryo budasanzwe turagira ngo utubwire abantu badakijijwe urubyiruko rudakijijwe ni iki mwarubwira cyangwa se urukijijwe rukora iki? Ibintu bibiri urubyiruko rudakijijwe muri mukaga pe kuko Satani yongereye imitego afite mvuga nuko yumvwa n'ababaye abo mu bihe byacu twabaye mu cyaro afite utumashu twafataga imbeba afite imishibuka afite ingogwe afite imitego y'ubwoko bwose yategeye hejuru ategera hasi ategera mu mpande. Umuntu udafite Yesu azayigwamo uzafatirwa muri Facebook ufatirwe muri Instagram ufatirwe muri WhatsApp ufatirwe Satani yaragose. Mbabariye umuntu udafite Yesu mu gihe nk'iki pe ntabwo ari ukubeshya kuko isi irakubwira ngo ibyo ufata byose ngo biremewe. Niba uraho ushaka kurongora undi muhungu biremewe, niba uri umukobwa ushaka kurongora undi mukobwa biremewe, ushaka kurongora imbwa sunu nabyo bizaba byemewe. Buri kintu cyose kiremewe. Imitego Satani yarayongereye. Ako ni akaga gakomeye ku bantu bakiri bato kuko twebwe iyo bije nibura 3/4 by'ibyo twamaze kubirenga. Arukijwe ari n'udakijijwe ushaje
hari ibyo twarenze bitadufata. Cyakora njye mbona abasaza bamwe nabo babasanze, basanga umuntu w'umusaza nkanjye ari muri porunogarafi nka wese uriya musaza ahantu w'Imana ko mbona ubundi arajyamo ni akantu k'urwenya ariko ntihagire urakara ngo umusaza umwe yari hamwe n'umukecuru we baramubwira ati ariko sheri nubona ndeba abakobwa ntibizakurakaza. Aramubwira ati njyewe ati njya mbona imbwa zirukanka n'imodoka ati kandi niyo yayifata ntacyo yayimarisha ati jya wirebera. Weze umuntu w'umusaza nkanjye arareba inkumi ntiwenda kurongora nta nubwo zenda kugukunda urareba iziki. Ariko njye mbona nabo hari abo bifata, ariko mwebwe muri mu kaga. Abakijijwe namwe ibyo ngibyo birya abadakijijwe namwe birabahamagara. Niba muzi urugendo rwa mukristo ajya mu ijuru mu gitabo cy'umugenzi, hari ahantu bageze ku isoko ry'imburamumaro, turimo turarinyuramo. Isoko ry'imburamumaro riravuza induru yahamagara ngo ariko se ngo kuri ibi ntiwaguraho, gafungura WhatsApp ukabona ngo ibi ngibi ntabwo wafata utoya, ukagera hirya wafungura Instagram ariko usanga uyu muhanda ntiwajyayo kureba ibyaho utoya, ugafungura ibindi wafungura YouTube bati ariko se hano turakwigisha udukoryo two kugira gutyo utoya. Isoko ry'imburamumaro uzasoma igitabo cy'umugenzi uzabibona. Natwe b'abarokore turaca mu isoko ry'imburamumaro kandi rirahamagara. Ibyo ni ukugenda twigengesereye kuko isoko ry'imburamumaro ryunguye imihanda, market yaryo yaragutse. Nta nubwo ari na market yagutse kuko bimarketing ibintu bimwe, ahubwo hagutse metode za publicité zayo. Niryo uzasanga kuri Instagram, niryo uzasanga kuri WhatsApp, niryo uzasanga kuri YouTube, niryo uzasanga kuri ziriya social media zose. Barakwamamariza ibintu bidafite inyongera agaciro mu buzima. N'umurokore biramuhamagara nk'uko bihamagara wese, ariko aho bitandukaniye menya amaso yose mu ijuru. So udakijijwe ihutire gukizwa, get out of there. Hari ahantu Petero yabwiye abantu ku munsi wa Pentekoste ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza mwakire Yesu. Ariko natwe twakijijwe ndababwira ngo hari ahantu Imana yabwiye Abayisiraheli ngo ariko ngo muri iyo nzira ijya muri Egiputa ngo murahakora iki? Ni muri Yeremiya ngira iyo nzira ijya muri Egiputa murahakora iki? Murashaka gusubira kunywa ku mazi ya wa mugezi? Hari abantu baba baravuye muri Egiputa ariko umutima ntuveyo. Uzi b'Abayisiraheli bavuye muri Egiputa ngo tukiri muri Egiputa twaryaga ibitunguru by'ibibabi n'ibitunguru by'ibijumba na tungurusumu. Bavuye muri Egiputa ntiyabavamo. Hari abarokore rero nabo bavuye Sodomu na Gomora ntiyabavamo. Abakobwa ba Loti bageze mu musozi batari ku Sodomu na Gomora, abakobwa baryamanaga na base batereka muzehe tumukubita inzoga turyamane nawe. Ibyavuyemo n'amahano. Nuno muzi usanga abarokore bamwe barakubwira ngo barakijijwe ariko baracyafite umutima wo muri Egiputa w'Isodomu na Gomora, bashaka gusubira kunywa ku mazi ya wa mugezi. Imana ikabwira ngo ariko mwana wanjye uwo mutima ugusubiza muri Egiputa, muri izo nzira zijya muri Egiputa urahakora iki? Urashaka gusubira kunywa ku mazi ya wa mugezi? Reka dukizwe tumaramaza. Imana ibamugisha. Hanyuma akantu numvaga twarangizaho turi ku musozo nk'ibintu nka bitatu niwo wandi wamaze gufata umwanzuro wo gukizwa, nk'ibintu bitatu byamukomeza cyangwa bikamwongeraho imbaraga nk'ibihe bitatu. Igikomeye kuruta ibindi, assurance of salvation, kumenya agakiza kawe icyo gashaka kuvuga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mutwara agakiza nk'ingofero, mind yawe yuzuremo agakiza, yuzuremo Yesu. Ubu ubizi neza ngo genda bizi nzi uwo ndiwe, nzi indangagaciro z'uburokore zarizo, mfite assurance of salvation, ndi umwana w'Imana. Kandi hari ahantu nkunda Yohana yanditse aravuga ngo bakungu ngo turi abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Icyo niyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Icya kabiri, kugendera mu gukiranuka. Niyo mpamvu nanone Paulo yanditse ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Donc ujye ugenda wumva ushobora kurega agatuza kuko ntacyo umutima ukurega, kuko nibyo biguhesha. Kuko Paulo aravuga ngo iyo umutima utagucira urubanza uratinyuka, ugira confidence. Hanyuma icya gatatu, mwuzure ijambo ry'Imana. Nanone Paulo yandikira Abefeso aravuga ngo mutware ijambo ry'Imana niyo nkota
turwanisha wuzura ijambo ry'Imana. Hanyuma icya kane, be powered by the Holy Spirit. Yesu cyo sinjya nkisiga benshi muri kino gihe ngo muri matorero y'umwuka mwarabyitiriye buriya hari igihe mbona abantu bari hano bakavuga ngo twebwe dusengera mu itorero ry'umwuka. Umuntu uri mu mwuka ashagira uko agenda, agira uko asa, agira uko avuga, agira uko amera. Iyo uri powered by the Holy Spirit ntawe ubishidikanya. Ibintu by'ubucafu barabivuyemo. Umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko twe turi abana b'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi umwuka niwe uvugira muri twebwe ngo Abba Data. Rero iyo ubwiye abantu ibintu byose ukibagirwa kubabwira ko bagomba kuzura umwuka, ni nko gukora imodoka nziza ukayiha body ntushyiremo engine, agakiza kadafite imbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu ubona amatorero menshi turasunika, meze nk'ibimodoka byakwamye no gusunika, tugende bagabo, yego bagabo, mukirirwa uhendahenda ngo bazane amaturo, uhendahenda abakristo ngo bajye kubwiriza ubutumwa, uhendahenda kubera iki? Nta power. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabaza. Ibyo rero ni bimwe mu bintu by'ingenzi bine. Ikindi mwifatanye na bene data, kuko imbaraga zigaragara iyo ugeze hanze muri bene data. Hanyuma akantu k'amatsiko dusoza ibyo ari byose ngira ngo ndumva mfite ibintu ariko nzashaka ikindi kiganiro. Ariko urazakomeramo umugabo twabanaga yari umuzungu atazi ikinyarwanda neza, akavuga ati mumpa agashinguracumu, bakamuzanira byeri, yayimara ati mumpa agashinguracumu, akanywa ubushinguracumu nka butanu. Ndumva bibitse ko hari umuntu wakambye ako kantu ko ntagomba kugenda utakabaye nk'ideni. Ngira ngo murabibona muri iki gihe abantu bakomeye cyane mu gutanga ubutumwa bari kugenda rimwe na rimwe basaza. Ku bwawe abantu muri mu rugero rumwe mufite umuhamagaro natwe kudusigira icyo kintu mufitiye gahunda. Icyo ni ikibazo cyiza. Hari isomo njya nigisha abapasitori, aho twigisha abapasitori, ryitwa utumenyero tw'abantu barangiza neza. Ntabwo ndi busubire mu mahame ageze nko kuri 7 biga, ariko ndavuga muri mwe. Ihame ryitwa guhagurutsa igisekuru gikurikiyeho gifite imbaraga, raising a strong generation. Uzitegereze muri Bibiliya, buriya abantu bose bakoze umurimo w'Imana ukaramba, iteka ryose bahagurutsa a younger generation. Mose yagendanye na Yosuwa, bakavuga ngo Mose ahamagara Yosuwa, Mose abwira Yosuwa, Mose na Yosuwa yimpawaringa Yosuwa ku buryo Mose, urumva ni generations ebyiri. Mose yayoboye abavuye muri Egiputa imyaka 40 mu butayu, Yosuwa ayobora binjiye mu gihugu cy'amasezerano imyaka 40, bahindura igihugu cy'amasezerano, ndetse ko nawe hari aho yagizemo intege nke, asiga ntawe ahagurukije ngo arangize umurimo. Iyo Yosuwa akora umurimo we neza, agahagurutsa a new generation, baba barakuyemo n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bavuyemo haciye imyaka magana mu gihe cya Dawidi. Kubera iki? Yosuwa, nyuma ya Yosuwa nta muntu uhagurutse. We yabwiye abantu ngo jyewe n'umuryango wanjye tuzagendana n'Uwiteka, ngo mwihitiremo ko muzagenda. Never do that. Yosuwa ubona Mose na Yosuwa, ariko nta muntu ubona Yosuwa na. Uzasoma igitabo cya Yosuwa, nta muntu n'umwe wundi uvugwamo, ni Yosuwa wenyine. Nta Moyede yagiraga, nta wamufashaga, nta younger generation yazamuye. Amaze gupfa baravuga ngo Yosuwa n'abangana nawe bamaze gupfa bari bazi imirimo y'Uwiteka, ngo Isirayeli nta mwami yari ifite, ngo buri wese agakora uko byumva. Vision iratakara, cyerekezo kiratakara, n'igihugu kiratakara. Kudahagurutsa a younger generation ifite imbaraga. Ikibazo tugira rero, ubona nanone reka mvugire kuri Yosuwa, old generation itinya younger generation, itinya urubyiruko. Kubera iki? Mose, uribuka mu gitabo cyo kubara, hari ahantu Imana yamubwiye ngo Mose, kugira ngo ushobore gukora uyu murimo, genda untoraniriza abantu baze, ndafata ku mwuka kuriho mubashyireho. Noneho ngo umwuka baguyeho batangira guhanura. Mose aravuga ati yes, ibi bintu ni byiza. Yosuwa araza aravuga ati Mose bacecekeshe. Ubu rero abuzukuru ba Yosuwa turi benshi. Umuntu akavuga ati visionnaire hano ni jyewe,
abandi mwese zipite iminwa muyifunge oya ahubwo je uwampa abantu bose Mose yabwiye Yosuwa uwampa ahubwo aba bose n'aba bana n'aba bagore n'aba basaza bose bagahanura bakaba visionnaire. Usanga rero kenshi twebwe dufungira abantu muri gereza yacu tugatinya umuntu uzamutse. Icyo ni ikibazo kiba muri leadership zose, haba mu rwego rw'itorero, haba mu rwego rw'ibihugu, haba mu rwego. Usanga abantu batinya guhagurutsa abantu bafite imbaraga, ahubwo bagahagurutsa inkoma amashyi, ugahagurutsa ba bandi nyine bazaza bagukomera amashyi bavuga ukuntu igitangaza ugira gute, tugatinya ba bandi bacarenjinga, ba bandi batinyuka kuza baka uzarebe muri Bibiliya harimo ingero nyinshi. Reka ne kuguha isomo rya leadership uko warumbajije ikibazo. Guhagurutsa iyo yanga generation ikitubuza kuyihagurutsa kimwe n'ubutamenya. Icya kabiri ni ubwoba uzareba abantu bangana nkamwe mutangira kuzamuka pastor kariro gake na feri hano hari visionnaire umwe, ibindi muzana niba ushaka kugira vision sokamo, aho kugira ngo ufate vision yawe ayigaburire ayitunganye ayiha umurongo ahubwo akayisimara. Noneho ugasanga kugira ngo uzidevelope biragusaba kuva mu itorero ukajya gutangira irindi rimwe na rimwe bikanagupfana kuko nta mbaraga yaguhaye. Icyo ni isomo sinanaribuha kuko mwebwe simwenda kubikora, ibyo wenda nabiha bagenzi banjye tungana, ariko icyo mbona kenshi biragorana. Yewe ndabizi kuko nize leadership, mfitemo masters, mfitemo doctora, ariko mu gusesengura ibintu bipfira nawe ubwo ngiye kwandika ibitabo byinshi kuri ibyo ngibyo kugira ngo wenda namwe muzabirebereho murebe izo ngero zose zo muri Bibiliya mubwira. True Line Programs turashoje rero, ngira ngo abenshi mwashubijwe. Turashimira na pastor waduhaye uyu mwanya. Mu by'ukuri rero ni umuco wacu kuri True Line Programs, ngira ngo ni kora kuri social media nkuko nabibabwiye, ariko turi mu rwego rwo kugira ngo ibyo byose abantu bamenye ukuri mu bintu byinshi urubyiruko cyangwa se abantu batandukanye bagendaga bibaza. Pastor rero tugiye kuguha iyi mikro kuri True Line, mudusezerera twaturiraho nka True Line hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza, hanyuma umuntu adusozereza. Murakoze cyane, nanjye mbashimire kuko iyo no kazi yo mumpaye nta mafaranga nyitanzeho nta kindi, kugira ngo nanjye ni expanding ubwo ntihazabura bazafataho udutekerezo tumwe tukabagirira umumaro. Asigaye dushimira Imana kandi duhese icyubahiro kuko byose ni ubikora. Dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, nyemerera nsengere kuri iki kibazo turangirijeho, kuko nawe Mwami Yesu waduhaye icyitegererezo. You raised a younger generation, ubasigira umurimo. Benshi bibwira ko ba Petero n'abandi bari abasaza ariko bari urubyiruko, kuko nta muntu w'umusaza wari gukurikira umuntu w'umusore, cyane cyane utari very popular mu buyobozi, ariko watoranije abantu basigira umurimo. Utwigishe natwe gutera umwete urubyiruko, kwinspiringa, kubashyiramo ibitekerezo bishya, kubashyiramo icyerekezo gishya, kubashyiramo imbaraga nshya, kubashyiramo ubushobozi, kugira ngo igihe twebwe tuzagenda uyu murimo wawe Mwami Yesu uzakomeze kujya imbere. Utwigishe kugira ngo twigishe abandi, kandi urubyiruko ruzumva ubutumwa bwose. Imbaraga z'umwuka wera zikorere muri bo, uhagurutse a younger generation ifite imbaraga ziruta izacu, kugira ngo mu gihe kiri imbere igihe twe tuzaba dushaje tuzabone umurimo wawe urimo kuzamuka wo gusubira inyuma. Hasigaye izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe. True Line ubaho umugisha, wagura imbago zabo, ubongerere ababakunda, ubongerere abo babwira, kandi ukomeze kwihesha icyubahiro muri bo, cyane cyane mu rubyiruko, mu izina rya Mwami wacu Yesu. Amen.